ndabibuka ntabwo nzabibagirwa. Ndabyibuka ibihe bya kera, ibihe nari kumwe n'umuryango wanjye, byari byiza ni ukuri, byari umunezero gusa mbere y'uko Satani atwibasira. Amateka yabaye iwacu mu Rwanda ni amateka mabi atubabaza, twaburiyemo abacu, ababyeyi n'abavandimwe, wa munezero urazima. Ndamwibuka papa, urukundo yangiriraga, sinteze na rimwe kubyibagirwa. Yarasezeye bwa nyuma ambwira amagambo ankomeza, simenye ko ari ubwa nyuma. Ndamwibuka Dani, sinshobora kubibagirwa. Odete na Sharire, mu gitondo cy'umuzuko nizeye kuzababona, tukongera tukishima. Urupfu rwaratsinzwe n'Umwami Yesu, abapfuye bizeye bazazuka. Mu gitondo cy'umuzuko tuzababona, twibanire na Yesu ibudapfa. Urupfu rwaratsinzwe n'Umwami Yesu, abapfuye bizeye bazazuka. Mu gitondo cy'umuzuko tuzababona, twibanire na Yesu ibudapfa. Igihe kimwe urupfu rwongeye kutubabaza, ubwo rwatwaraga mama. Kubura umubyeyi dukunda byadushenguye imitima, sinshobora kubyibagirwa. Pawulo umwana twakundaga, bose tuzongera kubabona muri cya gitondo cyiza cyane, ubwo Yesu azabasura. Bariya bose bapfuye bizeye Yesu nk'umwami wabo wabapfiriye. Urupfu rwaratsinzwe n'Umwami Yesu, abapfuye bizeye bazazuka. Mu gitondo cy'umuzuko tuzababona, twibanire
gitanda